mu by'ukuri turashima kugira igitondo cyiza nk'iki cy'umugisha, nta magambo menshi dufite, tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana kugira ngo umwami Imana abakureho agasuzuguro k'ibyaha mufite, ubusambanyi, ubwibyi n'ibindi byose. Kuzuka, kuryama biratandukanye, kuryama no kuzuka ni ibintu bitandukanye, ariko rero tudatinze turaje mu magambo yo gusenga Imana kandi tuvuge hejuru y'Uwiteka Yesu nk'umwami n'umukiza waducunguye ku musaraba. Haleluya. Nababonye muraza kwakira agakiza neza. Tudatinze reka twinjire mu ijambo ryacu ry'uyu munsi. Turasoma Timoteyo wa 2. Haleluya. Abafite ibitabo dufatikanye kandi niba mutabifite ndabizi ko muri abanye barabara ntaco bitwaye. Timoteyo wa 2:3 guhera aho ngaho haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha. Ko murategera iryo jambo neza? Mumenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha. Kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira. Pagarariye aho ngaho karibu cyane mwe mwegere cyane. Pagarariye aho ngaho nshingiye ku rubyiruko mwebwe nk'ubwo mbona simvuga amagambo menshi. Ibihe by'imperuka nk'uko biri bivuze Timoteyo wa 2 haravuze ngo mu bihe by'imperuka hazabaho ibihe birusha. Shema. Semana byagenze bite? Waje tukajya mu kazi. Hano kuno kumvunisha ma. Muzukuri birashimishije mu gihe ibihe byose twaba tugezemo, twaba turi mu bukene, twaba turi mu bikire. Karibu uregere. Yego egera. Biradusaba yuko duhora dukiranutse. Sifa kwa Mungu. Nta kindi Bibiliya idusaba. Iyi Bibiliya izigenda ikazenguruka ikavuga ibintu bitandukanye, ikatubwira ibintu bigiye bitandukanye. Karibu cyane. Shima Imana mutima wanje we yo shima Imana. Mwitonde nabumvishe kuko mwe muri abo mwibarabara ntimuzi indirimbo cyane, turajanirana siko. Shima Imana mutima wanje we yo shima Imana. Shima Imana. Yego komeza. Yego. Shima Imana. Haleluya. Bizogenda bikunda. Kuko irivuga ubutumwa ryacu birasaba kugira ngo dukurire abantu ku musaraba. Ibyifuzo byacu nuko twese twegera agakiza. Kandi mission nimwe. Sindabibwira mwe muje ubunyine. Nitwa Evangeliste Steven. Natorejwe mu Bufaransa 94. Nakoranye na Lucky Dube muramuzi? Haleluya. Bene data, aha turi nta kindi bidusaba. Biradusaba yuko twebwe tubasha kumenya neza ko mission imwe gusiri hano. Oh haleluya. Kana gakunze cyane uzavamo akaririmbo keza. Yego. Mwese hanga muzabona ibitangaza. Umutima wacu nk'abakristo ibihe byose turimo biradusaba ko tugomba kwicara tunyuzwe. Watwara igare ugatwara igitoki nyugwa. Wahura na mugenzi wawe mwakuranye aha yatwara indege nyugwa. Maruka bitambuka byinshi cyane. Ungagura cyane ukurya abantu ukurya niki. We musore.
ubwo rundi guhamagaye ntabwo waba wagize hano sha uri kurya uri ku nibika ariko kuba uri kunyabiza nebeke basetsa umva nkubwire kuba uri kumpamagara nk'uri guhamagara kutagira ibishingwe kubishyira hano kuko atagira umuntu uza kwinjiramo ahangaha akaza gutora ibishingwe yagiye ruguru ahangaha hano buryo ubishyira ahangaha ku buryo nyine uriya gutwara ibishingwe atarenga hari uzi ko wasaze akazi nshinzwe muri uru rugo ntukazi nshinzwe iki muri uru rugo guhata ibitoki bikavaho ibishingwe ubwo rero bakubwiye ko nzagenda nkurikirana ibitoki byagiye binyura muri uru rugo zoza mva mu gikoni nze kugenda nkurikirana ngo si ibitoki byaciye genda mbirundanye ese hari ukwatsa ibitoki bishyashya ushinzwe akahe kazi hari ubwo winjiza ibitoki arakubwiye ngo wewe muri uru rugo ushinzwe akahe kazi si umutekano ubwo udacuza umutekano w'isuku w'iki gipangu nzova mu birungo 9 by'isombe isuku kere kunyereye utakorobye nabwo ukaba ari wowe wabyishe ubwo rero nzonyerera mu mbuga mvuye mu gikoni wanapfa ariko wagagara kuko niba ari umutekano n'ubuzima bw'umuntu nibyo mba nshinzwe ahangaha ese hano hinjiyemo haduye ubwo ubuzima bwo kutikubita hasi ari shababu irinjiye ninde ubushinzwe si wowe za hezibora zirinjiye umujuru winjiye avuye hehe uwinjiyemo ahangaha irangamuntu ye ni yahe ni yaryari nibyo rero mba ncunga wowe byawe ni ibishingwe ubwo bose araje bisangaha nurangiza ngo ibishingwe ntago nza nkugaburira uba watetse uri umunyamurenge ubundi wowe ni umunyamurenge kuba ndi umunyamurenge bivuze ko ngenda ntora ibishingwe muri iki gipangu kuri gikarasi ubwo rero iwanyu muri inzobe tumuri abanyamurenge ubwo iyi ngozi yaje kurayireba niya dore kirananyerera nimara ngo ntora ibishingwe nge n'amata yangize urukara muzoyoge rero nudatora ibishingwe bose azabihasange n'ubundi arabizi ko nkora mu gikoni akazi nshinzwe no kumutegurira imeza no kumushiriraho ibiryo no kumutekera neza akajya nawe nkagutora rero se hano hanze ntabwo wakora sukoro pari boss umpemba ubwo hanze hose aba yarahange na nakoro ya muri veranda hose ubwo rero mfata akazi ko gutobera umusekirite ujya garamye n'indangiza ngene mfata n'akazi ko kugenda mfata ibishingwe mu gipangu bavuga ko ushinzwe amarembo gusa imodoka nayikingurira cyangwa tubihindura uza binayipakira none uyirekaza n'uya muhungu uza gutora ibishingwe nawe nzajye babwira ababyihorera mumfashe turimba akarimbo k'abana bitwa Vestine na Dorukasi ngwibuye ryo kwizera yampaye tijyari guhushago yego uraho pastor uraho cyane karibu yego karibu tubisha amakuru yego haleluya yego mwihangane pastor arahageze nubwo ngeze mu mwuka urakaza mushumba yego aha niho itsinda se ndabona ari wakoreye umurimo yego niho nakoreye umurimo Wacha kuna ryavuga ubutumwa ryo kubarabara kuri kose niko byagenze. Haleluya! Uyu niwe mushumba wanje reka baganirizeho gato. Kari mu mushumba. Ngeze hano wabwira iby'iminsi y'imperuka. Yego. Iminsi y'imperuka ni iminsi iruje cyane. Ndabona none mu rubyiruko rwinshi cyane. Uzi ko ukomeje gukomeza nguko nibishingwa nuriya muhungu namubwira ababishingwa bajya bazanga kubitora. Ntamubwira nti wikirwa ujya nibishingwa utoranga hari umuhungu mfitemo hari yageze bitware abakira hariya. Abijane. Jewe. Karibu mu gikoni nikorera ibishingwe. Ese uza amapeti ubundi ya gisirikare? Hoya kuba ntaza amapeti ya gisirikare none se uzana. Uzabaze kacera ari rya kangahe? Bazabikubwira. Ni peti? Uzi gitamaduni wowe? Uzi bita kwa ujumura uzi mucaka? Raho nguzi prank gusa zo kwiyogoshesha. Nzagukupite katapura igifu nyaure. Kira ngo huye n'umuhungu wari inyabojo. Nge ndi umugome. Nakoze ibintu byinshi cyane. Mugongo na butimbura na gukuramo. Uza hano nize? Cyangwa mbona no kugipangu kugira ngo mbona arajanga. Uzi nonyohere baba baranyohereje hanga ngo nze gukora hanga. Nose ujye ubona boss tambuka nkamukingurira ntavuge ukagira ngo se nebe ikibindi. None se boss yavuga niki n'umusekirite. Ese ntuzamwibarize ngo kuki nta kintu uvuga n'umusekirite azakubwira. Je ntago ndi wina hanga. Kace. Nize mu Busuwisi imyaka 26. Niga kibodashi. Komando hejuru cyane mu para komando maruka mu ndege gucya simbuka nkubita hasi. Ko rero nawe uri kundenganya. None ko ari ije uri. Yara amasipo uzi ko ubura kubisa umutwe ku gikuta wahita umeneka. Inkubita ukagira ngo ni baro yidunze. None rero
ni wowe urumva ko ari wowe ufite wize utwo tuntu n'uduki n'uduki kandi rero kariya gashiki ka bosi ntabwo kantinye ubwo wowe ugomba kumuhamagara ukamubwira byibuze akaza amfasha akazi niwe musekirite hano akaza arengeza ibishingwa akaza areka rero si gusa amasegonda nyine ubwo rero kugira ngo nzicwe n'akazi muri uru rugo ntabwo nshaka ko ijwi rigera kure nshaka guhamagara gake cyane teta ari hano cyangwa ari hano gutya ari hariya kumara none hari ahandi hari aha teta ngiye guhamagara gatatu wumva ikibazo nyine aba bana baba baradusuzuguye teta we teta harwa sha mwibonye mwiki mwana wambaye duragaza abisilamu waje nawe washiye uri inzobe wayitaritse ku zuba waba mwiza se waruta amamera waba mwiza waruta indondori ziturika ku zuba ariko uzi ko wari mushiki wa bosi uri gutonganya musambaniriki why you are sexing ntabwo ibyo bintu ari byo imibiri yacu mumenye ko ari isengero z'uwiteka kandi ngo abantu batsemba urusengero rw'uwiteka imana izagira gute izabatsemba muhagarike kwiba abantu bakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza hano ni bande muzamura ibiganza abataramwakira batambuka imbere hano tubafashe ariko bataraza mama igira imbere gatoya pasiteri arakubonye ugize umugisha ibyawe birasubijwe ufite ikibazo hano mu mavi somera ifa somera tari ukimara igihe kingana iki nyimaranye nk'imyaka 2 byakugendekeye biti nakoze impanuka sinabona ubushobozi bwo kwivuza hereza Imana icyubahiro amen kubwo kwitabira iteraniro ry'uyu munsi hari ibintu Imana ihagaritse ntabwo uzongera kumva ayo mavu ukundi wagiye wivuza ahantu hatandukanye birananirana musengere mukozi w'Imana rambika ibiganza aho ngaho Langila sangre de veres kiteme. Waisha na bashito. rebeso tekene metai zikilivemo retokene metai amina muhereze Imana icyubahiro Imana twiringira kora ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza mureke kwiringira ikindi kintu icyo ari cyo cyose mwimike Kristo mu mitima yanyu babantu batarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza batambuka imbere hano tubasengera abantu batarizera Kristo batambuke tubasengera mwizere Imana riba sakara takaya seke mukozi w'Imana no dusengera bano bantu Manu uri mwisi biya nibihe. mutuze gatoya Turagushimiye ko kuri Imana izitegeka. amina Turagushimiye ko Yesu Kristo uri umwami w'abami uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza uru ni urubyaro rwawe barahindukiye bavuye mu byababuzaga amahoro bakwakiriye nk'umwami n'umukiza barengere ribasakata yasakana amasiga ubwo wigendeshwa nka nyampinga n'amakanzu maremare ugira ngo ntabwo umuntu aba abazi barwobeka ngo barwobura ngeso umuntu aba yakubonye waje wigeza akamarayika yewe ngo wagira ngo uturuka mu ijuru rya Kamonyi wowe habe n'akabande kakazara rumira ntare wowe waturukamo uza kwizakiruza ubona turumbuka kapfusha tera nkubure ujya buragenda cyangwa kubete kenge buke birabishingwe aje kundeba none ahangaha ambwira ngo ndakarya kana fungwa ntwari bishingwe mbisore hanze mamagariye ikibazo cy'ibishingwe wowe nura muhungu muri babyitoramo bitwara akabishyiranga urabizi baba security bano ba umusekirite niki batubujije ko abahungu bishingwe binjira amahanga ndaje mbitwaye kandi ntabwo bagomba kurenga ahangaha bagomba kujya wisanga ahangaha kandi mu bitwara ntabwo ndimo ndaje mbitwaye ariko kuba wemera vuba vuba kugira ngo mbe nk'uri kuvuga ubusa ngutonganye gutyo nkubwiye ibintu byose bingana gutyo ungize imbwa ngo ndi kuvuga ubusa ngo uranyihoreye nyine ndi kuvuga ubusa ngo ndimbwa ngo mfite amagambo menshi nyine ngo mbeze nk'umugore ngo ndimbwa ngo ndi igicucu mvuga amagambo menshi nyine ngo ubu ngubu ngo nta kintu ngo kirimo wewe umva se nitwa ndashaka ubundi giwe kace kace tafite ikibazo kandi rongeye usubije vuba nanone wese uvuga nitwa nde kace shaka kamane kayenda nikica ko nakunje ko nuko ari ubundi iyo bikiba kirahiriye mu busiye mfite katapura mfite ingegera ikintu kiba
tekinike z'imbata yabiri kubita indegera gutya manura 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 yakwisa kushodana yakwisa kushodana rimwe nzakubita ingegera abo gukina batahiba ubundi ariko barantinya bazahambane barebe ko n'inzu bayitwara ko bakina nabo n'ibiguri wowe uraza inzu hanze wowe ukajya mu nzu imbere yo iri hanze bayibye seyo zero. aha mugeshuru muhaguruke. Uwiteka abagiriye neza. Ubu rero burya ngo Mwegere inyuma aho mwari muhagaze mutatunukira. ijambo ry'Imana riravuga ngo abayorwa n'umwuka w'Imana ni bana b'Imana. Mwirinde za nzira zanyu, abibaga babireke, abasambanaga babireke, ababeshyaga bamwe ururimi rubeshya mu mitima yabo. Hanyuma mtumishi, Yego. you have to get Yeah. their contact. Yeah, my number. Bagwi mufate nimero z'uyu mukozi w'Imana. Yego pastor. Okay, urakoze. Urongera kuri eglise. Yego, tubiganire. Rero pastor arababwiye ko ngomba kubahereza adresse, so without to take him more time reka mbahereze my number. Rero nkuko yarabibabwiye rero adresse yacu ni Kicukiro. Itorero ryacu ryitwa Carabao Church Apostolic. Mugomba kwitabira ni Kicukiro, twese tuzabane hari 07 cyangwa se 028 19 18 13 14 12. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza, mwokomeza mukitahira mukaja mirimo yanyu. Yego, mugende mugira ibihe byiza. Yego eka yego ndayigira musaba mugire ugenzi gwiza. Yego cyane. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Amakuru yanyu? Ni meza. Ufitemo amazi manini akonje? Arahari. Harya mugurisha muti? Ageze kuri 2. Ko n'umuhenda sha. Ibintu byaraheze urabise. Behe ngira agakode kawe. Nzi ko ari nk'icyatanu. Neza funga ikwandikira kibazo. Ingi. Okay. Sabine? Yego. Okay. Sawa urakoze? Urakoze. Gusa pastor. Oui? Ndashaka kukuvugisha akanya gatoya. Twavugana nta kibazo. Ko nibuta se ariko nibidatinda wambwira ntacyo. Okay. Reka nze nta kibazo mvugisha. Aha. Bimeze bitereye. Ni byiza nyine pastor. Nashaka ko tuganira gatoya. Harya wambwiye ngo witwa? Nitwa Sabine. Yesu uranzi? Ndakuzi nigeze kuza mu materaniro uyoboye. Nibyo? Aha, ufite iki kibazo rero? Nyine urebye nkunda ibintu byo gusenga ariko njya ngerageza nkajya ariko nyine bisitaza bigusha nawe urabizi urubyiruko bihari byinshi. Rero ikintu nifuzaga ni ko wangira inama nyine y'ukuntu muri ubu buzima nakitwara nk'umuntu w'umukristo. Ntago mbizi cyane, niyo mpamvu nkamwe bakuru nifuza ko hari icyo ntangiramo inama. Ariko gace nawe banza usigaye ngombora. None se kumpamagaye naguhagarara imbere ukanyitegereza. Ubu nkwiye mu gikoni gukora iki? Mama reba n'abasivile mama muransetsa. Ubu se ndamutse nshirije. Nyine ubu umusivile. Ubundi ubu uri umusirikare ugomba gukora ibintu byose ubirimo. None urama ukaza hano gukingura utetse woza umwana uri kurwana uri mu ndege yindi bintu byose bikoreremo unarya. Akazi kanje wumva n'amakuru. Akazi kanje no guteka muri uru rugo. Ubundi bazakugisha igisirikare.
nagishobora wowe iminota 2 yonyine ayo matama to twayakamuye ngana nini ntuze mba narateruye mba narakoze ibindi masiporo kugira ngo nzana amatuza nkazana itama none se ko nawe ufite amatama nyine ntugire ngo urinde ni ikibazo kana gatuza gapokese ubwiyanje wowe wowe ratebeje kuko niruhaga guhembe uzi ko buriya kamwerure mu biribangariro ninge umuntu abigiye ugiye kubikubwira kujya kubana mu nzu bana n'umutasi bose reka habe n'amabuja bene n'umukobwa wawe bose n'abatasi reka kaceri hara ku gipangu kuri gate niwe mutasi jewe ujye umbaza amabanga ubundi umutasi subivuga ari maneko yivuga niko dusege tubigenza nyine uburyo bibwira abantu ngo ndi umutasi bagakomeza muri ibyo bintu ngo ntawe bivuga none wawe ufatira rero none so ngo nawe bivuga kikaba kikirushya ibigambo uwo mutasi gutafite wanga ngo wakoze igisirikare mu Burusiya honyine se uzizahaduye narashesha wisha abantu wisha abantu oye narashaduye ku ntambara wakoraga iki kurasa-duye rusoro ntabwo undi muntu uri aho ngaho woroshye naho maneko cyewe ako nta muntu ubizi ni amaguru ntabwo bose guteze usanze ari we nekase jewe se sirabe cyageze nakubwiraga ngo nzaza muri urugo ye n'abantu bose ntabwo bazo kunageze muri urugo ukagira ngo nukubeshya se hano uzi ko nahinjiye nijoro saa 9 z'ijoro mpitanwa n'ibihunyira no bigenda izikaritse nizijemo hano kiri amashyamba mpaza gutyo ndahaguma abantu bose bajye bahubaka mpari umuhanda bawukora mpari urukumva indaba bazitera ubundi hano mpagera umwana bateye inda mpari yapfuye ejo bundi iminsi yashize ari umwana wana yapfu irapfuye inda ye bayiteye numva none suneka ryari ko buri ku gipangu cyose kandi ari ukuneka erega yuri umunetse nta makuru usiga uzi ko buriya baravuga ngo umwana uzi ubwenge buriya uyumvira he mu rusako mu rusako niho ava amakuru Sabi ndumva ufitemo gushaka Imana ariko ukagira imbogamizi birumvikana ku myaka yawe nk'urubyiruko isi turimo ya none ifite ibintu byinshi byagukurura bikaba byakujyana mu moshya ugatinzira yo kwizera Imana ariko twese nk'abantu bambaye umubiri dushobora kugwa muri ibyo bishuko ikidufasha ni ukwakira imbaraga z'Imana tukayoborwa n'umwuka w'Imana tukayoborwa n'ijambo ry'Imana biragusaba rero kujya witabira ayo materaniro cyane ntabwo umuntu kugira ngo abashe gukura mu buryo bw'umwuka asenga ku cyumweru gusa gusenga ni buri munsi ikindi nk'uko mbwiye ko unzi wigeze kumbona amateraniro itorero ryacu riba hano haruguru urahazigira ubwo uzagerageza uze kuri eglise tugufashe n'ubundi tugumye kugufasha tukwereka inzira iboneye wanyuramo ndetse ibashe kugufasha no muri ibyo bintu bishobora kukubera imbogamizi. None se pastor hakuno wasiga basutse ndambise biganza wenda ari cyo byamfasha wenda nabona abakiriya b'uyu munsi nkabona umugisha wawe wazaje se kuri biro tukagufasha byimbitse kuri ndabigusabye nanjye niyo mahirwe nyine nanjye mbonye yo kuba nagusaba nyine baga n'umugisha mbonerega abakiriya. Okay, reka mbigukore kwako ndihuta. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Uyu mwana w'umukobwa ari mu bamwe wazanye muri iyi si, ndamusengeye muri kano kanya ngo Mwami Imana umurebane ijisho ry'impuhwe. Mana ni umwana wahisemo inzira yo kukwizera, ariko afite icyifuzo cy'uko Mwami Imana wamukomeza ukamuha imbaraga kugira ngo abashe kunesha ibishuko byo muri iyi si, akomeze inzira yo kukwizera nta mbogamizi. Ndamusengeye muri aka kanya ngo imbaraga zawe zimumanukireho, umuneshereje, umutsindishirize ibimugerageza byose byatuma atagukurikiza umutima we wose n'imbaraga ze zose, kandi Uwiteka ubwo tuzahura ndi kumwe nawe nzabona hari impinduka zabayeho. Komeza kumugira neza, ukomeze kumwitaho, ukomeze kubana nawe, umushoboze mu nzira nyuramo rebesti kilevele beresai takini mitoteleve ba haleluya redeski ni memostai. Yesu Kristo mutabare kandi umurengere. Nitwongera guhura nzahure nawe yuzuye umwuka wera kandi akomeze kugendera mu nzira zo kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sabi, ufite telefone hariya? Okay, mpa nimero yawe.
Okay. So, cyangwa fata nimero yanjye wowe uzampamagare hanyuma ngo appointment kuri office kuri Grace. njye yanjye iri hano muri kontori zana wenda yabaguhereza. Okay, mbwira yango bibi sibyo? Hanyuma uzakomeza kugufasha kuko ndabona ugifite urugendo runini rwo gufashwa sibyo? Kandi wirinde Okay. ni ngiyi. Okay, reka nguflashinge deni ufubone yanjye sibyo? Bituma amagara nyibone. Bo ubwo rero reka ngende urayibona muherwa na 16 ubwo uzampamagara hanyuma ngo appointment kuri Grace. Ukomeze kwizera Imana byose bizakemuka sibyo? Sawa ugira umunsi mwiza. Yego nawe. none se ko ari we maneko cage wambwe ngo wagiye mu Burusiya ese ntagiye. numvishe ngo Iran ngo na Amerika ngo sinzi ngo ngo zintambara ngo n'Uburusiya niba ari biki uzagenza ute? Oya Perezida wa Amerika bura Trump. Ukumva Hari ibintu bimwe bari gupfa n'abahanzi baho bigenda bitera ibibazo. Bikaba ibibazo nyine bigiye bikomeye. Cyane ariko uzabimbaze rimwe twicaye ubimbaze mbigusobanurire neza. Ahubwo noneho kizina cyawe gisigaye kingora kukiguhamagara. Uruzina rukomeye kizina amamara kikuye he kira kizina kireke kuri. n'amazina y'abanyamurenge banyita Ruhosha. Ruhosha? Mama mukaraje ngo mangoro kiraka yaho ni wende ngiye kwita ruhorahoza Ruhosha. Barumva ne bedane kubimenya kuri kwace. Ahubwo reka mubwire nkoroshye nkorohereza igiye ibintu wizina ryoroshye. Ufa ni iye kipe ubundi wo. Yakabumbo. Ntabyuzi. Yakabumbo. Akabumbo. Iya ba Messi. Barcelona. Barcelona. Messi yavuyemo kera yari muri Real. Yavuyemo. Amaze igihe kirekire avuyemo. Bayi muri Amerika rasiko. None nzafana iyihe? Reka nkwereke. Wowe Ariko mfana Barcelona. wowe uri Rwanda Risk. Rubanda Risk. Rwanda Risk. Rubanda Risk. Rwanda Risk. Kibi cyawe ntumva makuru. Ntumva Rwanda Risk n'umukinnyi baguze ejo bundi miliyari zigera muri 27. Rubanda bazaza banyita z'amashiringi ya Tanzania. Rubanda Risk. Rwanda Risk. Rwanda uvuga Rwanda Risk. Rwanda. Rwanda. Rwanda Risk. Rwanda. Rwanda. Yes, Rwanda Risk. Rwanda Risk. Rwanda Risk. Rubanda Risk. Wapabwa rero. Rubanda Risk ni gize. Kumara rubanda nyine ubwo ngubwo. Rubanda. Ariko barasonye. Bose arasonye. Wowe ndi weto. Mamwe we. Gufashe gukingura. Oya nta kibazo dada bikorera. Bose wowe kuteka gusa urakingura ukingurira icyaha. Ko narushobora nubwo Agenda wowe. Wegera ikibazo rwose. Welcome sana fande. Salut kabisa. Kazi wawe kabisa. Kata nono zamuka ndakabona rwose. Nuko zaho ndakubwira zamu. Zamuka wowe. Komeza ruguru rwose wowe. Zinga yose yimaremo. Nono zamuka oya manevre rimwe zamuka nono rimwe kabiri gatatu ukomeza hejuru. Okay, udakubitaho hane nyuma. Nuko ntakinze. Gake guma hano no. Kubigo banara. Kubigo hano noneho ni guma nakinze neza. Bos! Bizaje. Bos! Bas, uhora mu gisirikare. Bos! Hase kati. Karibu. Uhora mu gisirikare ndango. Sirikare kiye kigushiramo. Kivamo n'iki kuvamo bose. Kivamo rwose n'iki kuvamo. Wa musora ari he? Rubanda. Dore ikibazo cyawe rero bamubwira ngo ngende ukirita abakozi abari gihe bakuzanira abantu bose kuzanira abakozi b'abasirikare ariko waranze uzozana abasivile turujuru buri gihe. Batani. Reba waza gusuhuza boss ugahita ukagira gutya. Cucu tukumuko.
komando bize ufite ubucucu yeah ntago ari byo kabisa rwose si cyo mamunyinira hano nibiki imyitwarire yanyu nayo nguye sinjya mbona mutereka ari imyanda tuye tuyatereka rwose ko ntayo hari imodoka yitwaye byagenze bite oya ntaho wari kunyura winjira ko namubwiye ngo yihashira aranga namubwiye ngo yihashira aranga birangira rite tuvuze ngo arabisohora nande se yeza bisohora kuri tutabisohora inde bisohora bari gukurikira teta rwose yabyemeje nta n'umutima mubi rwose nta n'umuntu umuhatiye kubikora rwose nta n'umwe rwose ibi bintu byanyu iyi myitwarire yanyu kuba nyokobuje atari ahangaha mugiye kuzigira bakagarara mukora ibyo mwishakiye cyane 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 uyu nguyu rwose ko mba ndi mu bikoni kandi mba ndi mu kazi kenshi amubwiye ngo abitware teta yemera ko ari bo bitware teta bari mu nzu nta kintu ese mureke ngo nzaza aribyo bitero mbishyira hariya teta arabitwara niko kaki imyitwarire njye ntabwo ndimo rwose ibyo bintu ujye bibaza bano bahungu batize b'abasivili ntabwo nafata amashuri ngo shyireho imbunda nateruye murutsiye katiwusha taho ndasahaza y'inzimanika ngo nze nkufate n'ibishimbo bishyira hariya abahungu basivili bajya bitwara abanyamagambo njye kuba ntari ahangaha ntirirwa ahangaha ngo mwicare namwe buri kanya nyokobuje akaba adahari ntibituma mwitwara ko mwishakiye ko bazamubona byihorere rwose kwikosora ntabwo ari byo bagomba kwikosora mushyira urumva ko nyine ari ukwikosora nyine niko avuze ngo ni ukwikosora ubwo ngubwo ubwira guki ntabwo kumpeta ngo niko nkakora umutwe ujye gukina n'abandi bantu ujye mvanamo muri ibintu byawe uvana mu mutwe wawe ujye ukina nabyo ndakuvugisha kwamvugisha subirishamo ngo nuko sobuje ahari hari sinahava nkabura n'akazi napfa se kubateta we ikibazo gikomeye cyane mana yanjye kubera iki koko imyaka 5 irashize nta rubyaro ko nirinzi cyane igisa nacyo mana kugira ngo mbashe kukubaha mbashe kugukorera mu buryo buri bwo none mana kubera ikiyumira ku iki kintu kimbaho ko ikiyumira ku kigeragezo kimbaho mwami wanjye ndambiye ko hano hari urubyaro ndambiye ko nta mwana mbona utamba kuri iyi mbuga y'iwanjye mana nacumuye iki kuryo nabura urubyaro uriya muhungu bahaye umutuku n'indera yitwa Jondo muri match yitwa gutagesha Jongo kapiteni kapiteni wa Barcelona ntago ari we ndi umujene w'imisatsi gutya umeze ukuntu ni Jufa na Barca ko ndabura ngo Barcelona bayihaye Jongo umuhungu w'imisatsi imeze gutya ukuntu asokoreza hano ku ruhande Yamare oya karaga hongo ko mpore ntoze Mbappe ko muri Brazil nako Mbappe oya ntago ari Mbappe suriya w'uruhara bayihaye Jongo byakomeye ubwo amatuza ajya kumera nka Zidane ukuntu gato giye mutoya ariko ni Jongo de Jongo inde de Jongo mpeti mwari mwaguze ntuze mwari mwaguze niba ari miliyoni 27 z'amanyero ese ubuje guharira mu gikoni cyanje guharira iki ntari kwibuka nyine utari kwibuka ubuje guharira mu gikoni cyanje guharira iki nagwe ngo yitwa Jongo ni Jufa na Barca tuzure umupira gahora ku gipangu agenda nawe ntabyo arangiza ngo wakoze ntabyo uzi sipfe ngo nanjye ntabyo nzi ariko nawe Jongo we ntabwo uwo mukinyi ntawo yigezemo kuko liste yose ya Barcelona yo kuva muri 43 ndayifite liste ya Barcelona ibintu byanyu wariye ku kabreba ko nawe umaze kugira amata amanyerera mba afite isuku ntabwo njya nkozamo intoki sinjya nkozamo intoki nkoresha amasuku sana rero utazi ukoze intoki mu gipangu nabo ja umukinyi bahaye umutuku ni De Jongo aho ni Jongo ni Jufa na Barca
kandi wiharaje ibintu usigaye nkubwira ikintu ukagishyiramo ubwenge bwinshi wowe n'amanalisi. none se ntuzi ku betting icyo ni icyambere amapari yose n'igiye gukorera ubushize sinaguhaye ngo mbetingire ipari yanjeri pano ushaka ipari yo gufatishije imbabura hano twebwe ducanisha ku mbabura none se tutigeze tiwambeshe ngo kanari bari muri konje imipira ntiyagaragaye ubusa nimba naratsinze ese ubundi kutansubije amafaranga yanjye ubuzi ko igihe utsindwa none ukanategereza ariko dugira ikintu cyitwa afite y'imudoro ugategereza ari igihe muri doro utegerezaho iminsi nk'itatu ya kipe yaratsinzwe no mu myitozo none ko nta munsi urategereza iyawe ko nta munsi urategereza iyawe yanjye sinjye bashaka ibira bintu byanyu by'abasikama bya betting sikubira bintu bashobora gukuriramo bakanagufunga wowe wagiye muri betting ndashaka amafaranga yanje niba duhemba ugomba kunyishura warangiza ngo sinize ko wize wiba shampiyona ko wize wiba shampiyona sirangira ryari irangira ryari ubwo usangarura amafaranga nshaka nihe niba hataguteye isoni ibi byari mu cyaro mwe muri aho ngaho muzi nanga mu mujyi mwagera mu mujyi mugahura n'abahungu nka kaceri bakabatoza umujyi babereka ibintu ari bari kubiba bakadutoza umujyi cyangwa bakatwibira mu mujyi we ujya kumera nkanjye nzi Kigali nigeze nza niyo nabwo rero ngiye guhita njya mu gisirikare nigeze nza nanga kurangisha ngo batanyiba kandi mfite ibisheke muri London ngo rero ushaka kuntera ubwoba umbwira igisirikare oya ntabwo ari ugutera ubwoba ni ibintu ngewe nzi rwose ni ibintu nzi ni ibintu nizi by'igisirikare ahubwo betting icyakoze ngo nguze kuri ufite ipari tabaho ariko banza ibintu by'igisirikare umbesha oye igisirikare bagubesha ko nta munsi urafata umujura uzampa imbunda hano inkwereke imbundire mfite imbunda mu gikoni twabajije se bazateta mubaze ngaje muvuga gake koko ese ubundi gaceri ari kudutera ubwoba muri iyi nzu uri mushiki wa boss nkaba ari ukora muri kino gikoni yavuye ku gipangu ngo yakoze igisirikare hari igisirikare cyo wari wabona kuva wagera muri uru rugo jewe teta ikintu ushaka ko wowe uvuge yego cyangwa oya uwo muhungu arasumba cyangwa ntansumba yego cyangwa oya aragusumba oya yego we yemeye nyine ni yego ngo ndagusumba nyine none se ubwahari kose wahariraga ibiki gihe cyo bashaka ko wemera ni yego nta mugabo wumvisha bavuga ngo banze kumushira mu gisirikare kubera ubugufi nimba ngusumba rero ninde musirikare uri umusirikare muremure uri umusirikare ku gipangu ariko muri iki gikoni ndi umusirikare umusirikare mu gikoni ku rugara rw'inkora cya kivugo cy'amahombo undi umugabo kuruga barasona bari gusona ku gipangu ajya gukingura ntago byuma se agomba ko bari gusona ntago nyitiyetse namwe se muziga mu mirongo ije gukingura mwese mugira imodoka ese uzakore mu masahani ije no gukora mu gipangu unyunguza nkana nka sekirite w'igipangu Nusu usoni bwari yose nyanga ko bari gusona inshuro nyinshi genda wowe uje kureba inde uje kureba uwo mukobwa aje kureba rero ushinzwe igipangu genda urebe wabona ari n'abajya b'imyanda zigubishinga bakazakigukata ubwo naje nazagucunga uryamye nkakirangaza igipangu ukakirangaza jya gukingura genda ukingure sha wowe n'ubundi ntacyo kwa wabona ari nabi bishinga n'ubundi wari wemeye kubitwara umukobwa cyangwa gusa ntabwo ubona ko turura twicaye pe akira ntukaze usakuriza mu biro byanje tuhasoreka Show me that you need me. 구양가나 변하니 Whisper words so sweetly 웃지 마라 행복한 Dancing in the moonlight 동반하고 호배가 Every touch feels right now 쿠키야만 so 아차quere